Si ko hari igihe kijya kigera mu kanwa k'umwana mutoya hakaba harimo amenyo adasa, aho amwe ashobora kuba afite ibara ry'umuhondo andi akaba ajya gusa nk'umweru werurutse. Uretse se kuba waba wari ubizi ahubwo warabibonye? Ariko si byo byose, niba warabibonye ukaba wari unabizi usobanukirwa impamvu yabyo? Ese aho ntibyaba ari akaga ku buzima bw'uwo mwana? Njye ndi Honore, niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha ikaze. Reka nze tuvuge impamvu zishobora gutera ibi bintu byose, aho ushobora gusanga umwana mu kanwa kiwe afite amenyo amwe y'umuhondo andi akaba asa umweru, kandi ibi ngibi ukaba wakibaza niba nta kibazo kirimo. Akenshi amenyo ya mbere atangira kumera hafi y'amezi 6, ariko bishobora kuba byatandukana bimwe bitewe n'umwana uwo ari we cyangwa se bitewe n'imikoro y'umubiri wiwe, aho bamwe ushobora gusanga kumera amenyo kwabo bitangira mu kwezi kwa 4 gushyitsa ku kwezi kwa 7. Umwana icyo gihe cyose ashobora kuba yamera amenyo. Gusa nanone si igitangaza yuko abandi bashobora kugeza hafi ku mwaka bataramera iryinyo na rimwe. Ibi bivuze ko umwana yagira amezi 12 umwaka wose wuzuye nta menyo, nta byacitse. Nyuma y'uko umwana atangiye kumera amenyo rero, kuva ku kwezi kwa 6 cyangwa mu mezi 6, ayo yose amenyo agenda amera aba ameze nk'aho ajya gusa umweru weruye. Uko akura rero kugeza ku myaka 6 cyangwa ku mwaka 6, yamenye atangira kugenda avamo cyangwa se akuka mu buryo buri karemano bidatewe n'impamvu n'imwe. Aya ngaya rero uko agenda akuka agenda asimburwa n'andi menyo y'ubukuru, ariyo bashobora kwita ngo secondary teeth cyangwa se permanent teeth. Aya ni ya menyo y'ubukuru nyine, ya menyo aba azagumana rikaba ryazakuka bitewe n'impanuka runaka. Gusa nyine aya yo ntabwo aba yakuka bitewe n'indi mpamvu. Usanga rero guhera ku myaka 6 ndetse kugeza no ku mwaka wa 7 byashoboka hatangira gukuka amenyo y'imbere, yo hepfo ndetse n'ayo hejuru. Aha ni kuri wa mwana. Mu myaka 11 cyangwa se ku mwaka wa 11 hatangira gukuka amabwene yo hepfo n'iya ruguru n'ubundi. Ku mwaka wa 12 cyangwa se mu myaka 12 hatangira gukuka ibijigo by'abana, kuko ibijigo by'abana byo biraza gutandukana n'ibijigo by'abantu bakuru. Kugeza ku mwaka wa 13, icyiciro cyose cyo gukuka amenyo y'abana cyangwa se y'ubwana no kumera y'abakuru kiba gisa nk'aho kimwe kirangiye ikindi gitangiye. Bisobanura neza ko guhera ku mwaka wa 6 kugera ku mwaka wa 12 usanga aho hagati umwana afite amenyo avangavanze mu kanwa kiwe. Ibi bishatse kuvuga iki? Amenyo y'umwana nyine koko mu buryo karemano agomba kuba basa umweru, bitewe n'imikorere y'akanwa kiwe ndetse bitewe n'imikorere karemano y'amenyo yiwe uko abakoze, bitewe n'ibiyagize cyangwa se n'ibice by'iryo ryinyo ryiwe. Gusa nanone akaba afite ay'umuhondo mu kanwa kiwe bitewe n'uko nyine yandi y'ubukuru yatangiye kumera. Ibi byumvikana yuko iryinyo ry'umuntu mukuru, nk'uko nabivuze mu cyegeranyo cy'ubwashize, umuntu mukuru amenyo yiwe mu gihe ari mazima yakagombye kuba afite ibara rijya gusa nk'umuhondo. Ibi ngibi nibyo bizatuma mwana rero dusanga mu kanwa kiwe harimo amenyo avangavanze, bari byo bita mixed tooth. Bishatse kuvuga yuko haracyarimo iry'ubwana mu kanwa kiwe, gusa harimo n'iry'ubukuru ryatangiye kumera. Ubwo ni hagati y'umwaka wa 6 kugeza ku mwaka wa 13. Mu gihe ibi ngibi bigaragaye nta kibazo na gito umwana aba afite, kuko niyo mikorere y'amenyo yiwe. Gusa hagati aho ngaho amenyo rero y'umuntu mukuru cyangwa se amenyo y'ubukuru nayo atangira kumera guhera ku mwaka wa 6 nk'uko twabivuze kugeza ku mwaka wa 3. Gusa hagati aho ngaho ikijigo cya 3 bakunze kwita umuzitsi cyangwa se wisdom teeth cyo gishobora kuba cyazamera rero guhera hagati ku mwaka wa 13 kikaba cyatsa no ku myaka 25. Bishatse kuvuga yuko umuntu ashobora kugeza ku myaka 24 ndetse na 25 iki kijigo cya 3 bisa wisdom teeth cyangwa se umuzitsi kitaramera. Njye nari Honore, ndabakunda cyane kuko ndi nkuru nk'izi ngizi zivuga ku by'ubuzima. Rwose aha ngaha ni iwawe, ni karibu wahageze.